Kristo Gatolika ukomeye kukwemera kuko niko tugiye kumuherekezamo, tugiye kumuragiza Nyagasani Imana muragize impuhwe ze. Tuzi ko Imana igira impuhwe kandi tuzi ko ntawe yibagirwa mu bana bayo. Tugiye rero kujya tuvuga tuti akira Nyagasani umwana wawe. Uhoraho ndagutakambira ngeze kure, uhoraho twumva ijwi ry'amaganya yanjye, utege amatwi ijwi ry'amaganya yanjye. Akira Nyagasani umwana wawe. Uhoraho uramutse witeye ku byaha byacu, Nyagasani ninde warokoka, ariko rero usanganye imbabazi kugira ngo baguhanire icyubahiro. Akira Nyagasani umwana wawe. Nizeye Uhoraho n'umutima wanjye wose, nizeye ijambo rye. Umutima wanjye urarikiye Uhoraho kurusha uko umurarizi ategereza umuseke, rwose kurusha uko umurarizi ategereza umuseke. Akira Nyagasani umwana wawe. Israheli niyizere Uhoraho kuko ahorana imbabazi, akagira ubuntu butagira urugero. Akira Nyagasani umwana wawe. Nyagasani muhiruko ridashira, maze urumuri rw'iteka rumumurikire. Nyagasani muhiruko ridashira, maze urumuri rw'iteka rumumurikire. Nyagasani muhiruko ridashira, maze urumuri rw'iteka rumumurikire. Isomo ryo mu ibaruwa Mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Abanyaroma. Abandimwe, kuko rero nta n'umwe muri twubereyeho ubwe, kandi nta n'umwe upfira ubwe. Niba turiho tubereyeho Nyagasani, niba kandi dupfuye dupfira Nyagasani. Twabaho twapfa turi aba Nyagasani. Kuko rero nicyo cyatumye Kristo apfa akazuka, kwari ukugira ngo abe ari ugenga abapfuye n'abazima. Iryo ni ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Dusabe. Akira Nyagasani umwana wawe Mukarwego Pasikasiya, washatse kakwitaba ukamukura kuri iyi si umushyani wawe. Shingwa ibyaha byacu byamubohesheje, muhiruko ridashira, maze urumuri rw'iteka rumumurikire. Igihe cyo kuzuka azabona umwanya mu ikuzo ry'abatoni n'abatagatifu bawe, kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Batisimu yakugize umwana w'Imana. Aya mazi rero urwibutso rwa batisimu wahawe yadusukuye twese, nakubereye urwibutso, maze amasengesho kugira yakirwe n'Imana. Bandimwe, tugiye komeza tujya gutura igitambo cy'Ukarisitiya cyo gusabira umuvandimwe wacu. Dukomeze dukane umutima ukeye wiyunze n'Imana, kandi dushyire hamwe kugira ngo amasengesho yacu yakirwe n'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Abandi turwana n'abasa
wacu Yesu Kristu n'urukundo rw'Imana Data n'ubusabane kuri Roho Mutagatifu bihorane namwe. Bavandimwe nshuti z'Imana, Kiliziya Gatolika yaje guherekeza uyu mukobwa wayo Pasikaziya Mukarwego Imana yahamagaye. Twese twakoraniye guhimbaza ibirori by'ivuka rye mu ijuru. Kugira ngo rero mbasabe, kubera ko ukwemera kwe ariko kugiye kumuherekeza, niba twazanywe koko n'ukwemera tumufitiye, ukwemera dufitiye Imana ndetse n'urukundo tumufitiye, cyambere ndasaba ko dufunga amatelefoni. Igihe ubona turi mu misa ariko abantu tutari kumwe kandi duhuje isengesho. Cya kabiri, ndasaba kubaha ukwemera kwe yubashye agifite imbaraga. Siko dushobora kuba dufite imyemerere inyuranye, ariko tumwubahe twubaha ibyo yemeye kandi bigiye kumuherekeza. Mu nyigisho y'uyu munsi turi bwumve ko tugomba kwitegura kandi ko twebwe abakristu ubuzima tutabucuzwa, ahubwo twimukira iwacu kuri mu ijuru. Ibyo bikadusaba guhora turi maso kugira ngo koko tugereyo. Bavandimwe, nimucyo twanga ibyaha byacu kugira ngo dushobore kumva ijambo ry'Imana no guturikira igitambo cy'Ukarisitiya dufite umutima usukuye. Nyagasani Yesu, wowe watumwe gukiza abafite umutima wicuza, tubabarire Nyagasani. Tubabarire Nyagasani. Kristu, wowe wazanywe no guhabura abanyabyaha, Kristu twumva utubabarire. Kristu twumva utubabarire. Nyagasani Yesu, wowe wicaye iburyo bw'Imana Data ngo udutakambire, tubabarire Nyagasani. Tubabarire Nyagasani. Tubabarire Nyagasani. Imana ishobora byose nitubabarire dukize ibyaha byacu, maze izatugeze mu bugingo bw'iteka. Nyagasani Mana yacu, turakwinginze, gira impuhwe wumva amasengesho yacu, maze ubwo twemera ko umwana we yazutse mu bapfuye, uduhe no gukomeza kwizera ko umuyoboke wawe Pasikaziya Mukarwego azazukira ubugingo bw'iteka. Ku bwa Yesu Kristu umwana wawe n'umwami wacu, Imana mubana mugategekana mu bumwe bwa Roho Mutagatifu, uko ibihe bihora bisimburana iteka. Isomo ryo mu gitabo cy'ubuhanga. Koko rero Imana yaremeye muntu kudashanguka, imurema ari ishusho ryayo bwite. Nyamara kubera ishyari rya Sekibi,
urupfu rwijiye mu isi bityo rwigarurira abamuyoboka. Roho z'intungane ziri mu biganza by'Imana kandi nta n'igitotezo kizongera kubageraho. Mu maso y'ibipfamutima bameze nk'abapfuye burundu, barigendeye, basa nk'aho bagushije ishyano. Bagiye kure byitwa ko barimbutse, nyamara bo bibereye mu mahoro. Ndetse n'ubwo mu maso y'abantu basa nk'abahanwe, bahorana amizero yo kutazapfa. Nibamara guhanishwa ibihano byoroheje, bazahabwa ingororano zitagereranywa. Imana yabageragereje isanga bakwiye kuba bayo. Yarabasukuye nka zahabu mu ruganda, ibakira nk'igitambo kitagira inenge. Igihe Imana izabagenderera nibwo bazabengerana barabagirane nk'ibishashi by'umuriro mu bikenyeri byumye. Bazacira amahanga imanza kandi bategeke ibihugu, maze Nyagasani ababera umwami iteka ryose. Abamwiringiye bazamenya ukuri icyo ari cyo, abamuyobotse bazibanire nawe mu rukundo. Kuko asesekaza ubuntu n'imbabazi ku ntungane ze, ntanareke gusura abo yitoreye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Haleluya ni muzima, haleluya ni muzima, haleluya ni muzima, Kristo ni muzima. Abigishwa b'Emawusi batashyika ngo bababaye, kuko batari bamenye ko Kristo ari muzima. Haleluya ni muzima, haleluya ni muzima, haleluya ni muzima, Kristo ni muzima. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Yohani. Muri icyo gihe Yesu abwira Abayahudi ati, uwo data mpa wese angeraho, kandi uzansanga sinzamujugunya hanze. Namanutse mu ijuru ntazanywe no gukora ibyo nshaka, ahubwo nje gukora ibyo uwantumye ashaka. Icyo uwantumye ashaka ni ukutagira n'umwe nzimiza mu bo yampaye, ahubwo nkazamuzura ku munsi w'imperuka. Icyo data ashaka ni ukubona mwana wese akamwemera, yagira ubugingo bw'iteka, maze nkazamuzura ku munsi w'imperuka. Ndababwira ukuri koko, uwemera agira ubugingo bw'iteka. Urya umubiri wanjye akanywa n'amaraso yanjye, angumamo nanjye nkamugumamo. Mbese nk'uko data wantumye ariho, nanjye nkabaho ku bwa data, bityo undya ntazabaho ku bwanjye. Nguyu mugati wamanutse mu ijuru, si nk'uwo ba sogokuruza banyu bariye bakarenga bagapfa. Urya uyu mugati azabaho iteka ryose. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Asingizwa Kristo. Iryo soko harimo undi mucuruzi nawe wacuruzaga inyanya. Abonye ko inyanya zanje zikunzwe na benshi kandi zisa n'izujuje ubuziranenge, yigiriye inama iteye itya. Yafashe abakozi be abashyira ku miryango y'isoko, nawe aja ku wundi muryango. Bose uwinjiye mu isoko bakamubwira bati, uyu munsi noneho Karoli yazanye inyanya zabuze.
inyanya za karori zaraboze. Uwinjiye wese niko bamubwiraga. Nuko rero ndagenda negera umuvandimwe wanje ndamubwira ariko muvandimwe kugenda wamamaza inyanya za karori wibwira ngo zaraboze kandi zitaraboze, niba izawe ari nzima wazamamaje arizo, abazigura bakazigurira ubwiza bazumvanye, bataziguriye ko ugenda uvuga ngo iza karori zaraboze. Sinzi niba mwese mwumvise icyo mvuze ariko ndagira ngo nsobanure. Yesu yaratubwiye ati nimugende mwigisha amahanga yose mubatoze gukurikiza izina ryanjye. Ariko ikibabaje muri iki gihe usanga imyigishirize ari ugusebanya gusa. Umuntu arafata ibyuma agashyira hariya, Kiliziya Gatolika yarayobye, n'abariya barayobye, n'abariya agahera mu gitondo akagera ku mugoroba avuga ibitagenda ku bantu. Azavuga byari ukwemera kwe ngo abantu bamukurikire kubera ko yavuze ibye. Ashobora kuba ati dore ibibi byo gutura mu manegeka, si byo se? Ko bashaka ko abantu bava mu manegeka bose bakaja ku mudugudu. Ariko ntabwo agomba guserereza amanegeka, ahubwo agomba kuvuga umudugudu n'ibyiza byawo, abacitswe bakawutangura. Umuntu rero wigisha aserereza gusa, burya ikibazo nuko nawe atazi ibye. Muri filozofiya baravuga ngo nta muntu uvuga ikibi icyiza gihari. Niyo mpamvu umuntu userereza aba afite bibi mu rwego rwo kubihisha akahugira mu by'abandi. Abenshi rero bigisha bavuga Kiliziya kuko umunyarwanda yavuze ati igiti kirimo imbuto nicyo bakubitamo imijugujugu. Nje rero sinje guserereza kanaka cyangwa kanaka, ndagira ngo namamaze ukwemera kwa Kiliziya ku bijyanye no gusabira abapfu. Kiliziya Gatolika ahangaha ndagira ngo rwose ntagira uwo mbangamira, ariko hari abantu batwita ngo turabagatulika, sibyo ra? Ngo turi Kiliziya Gatolika. Muri filozofiya cyangwa se no mu gifaransa bavuga ngo si tu ne sais pas, si tu ne lis pas, tais-toi. Niba utazi ikintu wikivuga uko kitari. Turi Kiliziya Gato, ntabwo ari gatu. Nabyandika bajye babikosora. Ni Gatolika biva kuri Katolike. Katolike bivuga ikintu cyakwiriye mu bantu bose cyangwa kigeneye abantu amoko yose. Isabira bapfuye ntabwo ibihimba, ibikura mu byanditswe bitagatifu mu gitabo cya 2 cy'Abamakabe mu twa 12 murongo wa 38 kugera kwa 45. Hari igihe tuvuze igitabo cy'Abamakabe abantu bikanga, sibyo? Kubera ko kiboneka muri Bibiliya zimwe na zimwe. Muzi ko Bibiliya ntagatifu igira ibitabo 73. Bibiliya yari ikoreshwa n'amadini yandi y'Abakristo ikagira 66. Urumva ko hari ibitabo 7. Ndetse n'imitwe imwe n'imwe y'ibitabo bya Daniyeli, igitabo cya Daniyeli n'icyo gitabo cya Esiteri. Ese kubera iki harimo ibitabo byinshi? Ibitabo bikomoka ku mateka y'umuryango wa Isiraheli, ariwo twese dukesha isezerano rya kera. Mu myaka y'igihumbi ya 597 imbere y'ivuka rya Yesu Kristo, uyu muryango wajanywe bunyagwa i Babuloni. Muri 587 mbere y'ivuka rya Yesu bongera kujanwa i Babuloni. Kuva muri 539 kugera muri 333 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo, uyu muryango wategetswe n'Abamedi n'Abaperesi. Kuva muri 333 kugera muri 63 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo, uyu muryango utegekwa n'Abagiriki. Naho kuva muri 63 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo kugera mu mwaka w'135 nyuma y'ivuka rya Yesu Kristo, uyu muryango wategetswe n'Abaromani. Muri aya mateka yose rero umuryango w'Imana wahatirwaga gukoresha indimi z'amahanga, cyane cyane Ikigereki cyakoreshwaga na benshi. Abajanywe bunyago bageze mu mahanga banditse ibindi bitabo bigera kuri 7, babyandika mu rurimi rw'Ikigereki aricyo cyakoreshwaga cyane. Aho ijanywe bunyago rirangiriye, abatahutse bageze iwabo babwiye abasigaye
bati iyo twari mu mahanga Imana yatubwiye ijambo ry'Imana. Imana wacitsemo ibice bibiri, bamwe batangira gukoresha 46 kuko bongeragaho n'ibyo mu kigereki, abandi bagakoresha 36 gusa byari byanditswe mu rurimi rwabo. Cyangwa kuramo 6 Yesu Kristo yaravutse ageze imyaka 30 aja kwigisha. Mu nyigisho ze Yesu ntabwo yigeze agira icyo yandika, yewe n'abamwumvaga nabo ntabwo bandikaga, yagendaga yigisha gusa abantu bumva ubutumwa Kristo cyane. Intumwe n'abariho baravuga bati umuze tugire icyo twandika, ati ibyo twabonye n'ibyo twumvise bitazibagirana. Ndagira ngo mbibutse yuko hari igihe abantu bavuga ngo biranditse. Nuko rero bigeze mu myaka ya 207 bemeje nibyo byashizwe muri Bibiliya. Hari igihe tuvuga Bibiliya wenda benshi tukagira ngo Bibiliya Imana yitanze ari Bibiliya. Oya, buri muhanuzi yanditse ukwe, habaye igihe cyo guhuriza hamwe ibitabo. Kiliziya rero imaze kwemeza ko 27 ari byo bizasomwa mu makoraniro y'abemera, ibindi yabyise apocryphe, ibitabo bisomwa gusa n'abafite aho bageze mu kwemera. Nibwo yavuze ati mu byo magana harimo gusabira abapfu. Arebye igitabo cy'Amakabe ndetse n'icy'ubuhanga asa 39 gusa, akongeraho 27 Kiliziya yari yaregeje. Ni inshingano zacu. Tuzi yuko iyo umuntu antuvuyemo akomeza kuba uwacu. Pasikaziya Mukarwego dusabira ntari kure yacu. Urupfu ntabwo rudutandukanya n'abacu. Tugenekereje ni nko kuvuga ko abapfuye batapfuye cyangwa badapfa buheriheri. Bityo rero uwibesha yuko gupfa birangiza ubuzima bwacu aba yibesha ko kwacu ni gutoya, tukaba dusabwa kubaho duharanira kunyura Imana kugira ngo tuzimbukire iwacu kuri. Abakecuru n'abasaza muri hano mutagira ubwoba ngo agatekerezo ngo Imana yaremeye ibiremwa byose twese tuzabaho imyaka 40 gusa. Imyenda iti oya nzabaho 20 ndi bareba uwo bayiha cyangwa bayishyura. Umuntu atinjiza amahirwe nari kuzabaho 40 none ingendo ijugunye vege birabirebye te ajya twese tuzabaho 40. Ubu nzabasha kubara 40 ngugu nigufuka muzika itunzwe n'amagufa. Ngiti oya nziberaho 20 ndi vege barebe iyo bayijugunye. Umuntu atinjiza amahirwe nayo muyiri bayita imyaka y'imwe. Ni imyaka umuntu ageramo agatangira kubaza akiri bato bati habye uyu munsi turarya iki, bati jya kutegereza ibyo tuguhaye ko ntabyo wagiye gushaka ubaza iki. Ni imyaka umuntu yemera kurya impungure atazishoboye kubera ko arizo bamuhaye. Niyo mpamvu abaho niyimbwa niyo kuguguna ibyo udashoboye ukemera ibyo bakuzaniye. Umuririmbyi wa Zaburi niwe utubwira ati imyaka yo kubaho kwakira abazi ni 70 na 80 ku bakomeye, ubwinshi bwayo tukabugiriramo imiruho. Bavandimwe, twabishaka tutabishaka igihe kizagera dupfe. Ikibazo ni ukwibaza ngo tuzagenda uruhe ntaho twaruhungiye. Ariko ikibazo ni ntabwo uyu munsi ngiye kuvuga Pasikaziya. Mu gihe gishize naje kumuha penetensiya no gusigwa kw'abarwayi, twaganiriye byinshi, ariko ndagira ngo twibaze. Umwe mu bantu bakomeye b'ingabo za Siriya witwaga Alexander, muzi ko abasirikare bakomeye n'abayobozi b'igihugu ku munsi wo kubashyingura isanduku yabo iterurwa n'abasirikare cyangwa abajete, abandi babahaye amasaruti bameze gutya. Alexander rero yabonye iminsi mwegera abwira abasirikare bati njyewe ku munsi napfuye isanduku yanjye ntizaterurwe n'abasirikare, izaterurwe n'abaganga bavuga ngo nabi inzobere. Nibayiterura bizabera ikimenyetso abasigaye ko iyo rwaje nabo burya ntacyo baba bagishoboye uretse guterura gusa. Umunsi
napfuye ibi biganza byanje nasakishije ibyo ntunze ntimuzabifungire mu isanduku muzabirekere inyuma y'isanduku bibere ikimenyetso abasigaye ko iyo tugiye ntacyo tujyana nubwo tuba dutunze byinshi. Arongera arababwira ati umunsi napfuye aho muzanyuza isanduku yanjye muzagende muhanyanyagiza ibyo ntunze bibere ikimenyetso abasigaye ko iyo tugiye dusiga ibyacu byandagaye bikaribwa n'abatarabiruhiye rimwe na rimwe banabirwaniramo. Gushaka ibikorwa byiza rero akaba ari byo bigomba kuturanga. Bavandimwe, Kiliziya Gatolika yigisha ko nyuma y'icyo twita urupfu umuntu wese ahabwa ingororano nyuma akazategereza izuka ry'imibiri, aho umuntu wuzuye roho n'umubiri bidasubirwaho azahabwa ibyo yakoreye. Koko rero mu Kinyarwanda tugira imvugo nyoroshya agahinda. Iyo umuntu yatuvuyemo mu bigaragara umunyarwanda aravuga ngo yashaje, ariko twe nk'abemera Gatolika turavuga tuti yitabye Imana. Nuko bamwe bakadukwena ngo ntawe witaba Imana ngo yavuye mu mwuka ngo yasinziye ngo iyo mvugo se ngo kwitaba Imana iki. Nyamara ariko iyo dusomye mu gitabo cy'intangiriro tubona yuko igihe uhoraho Imana yahangaga muntu ngo yamubumbye mu ibumba rivuye mu gitaka, umuntu ntiyaba muzima. Kugira ngo abe muzima byasabye ko amuhuha mu mwuka w'ubuzima mu mazuru. Akubwira ati the organs dysfunction ni uguhagarara kw'ingingo. Wabaza uwize ubuganga uti what is death? Arakubwira ati death is the brain dysfunction, guhagarara k'ubwonko. Rohiba hehe? Mu muntu, ariko se hehe? Mu mutima se? Wapi ubaze ntiwayisangamo. Niyo mpamvu hehe usubira ku wawutanze. Ngiyi inkomoko y'imvugo nyoroshya agahinda ngo yitabye Imana. Ni ukwemeza yuko Imana yisubije umwuka wayo. Ikindi Kiliziya yigisha ni uko Kiliziya ari imwe igabyemo inzego eshatu: Kiliziya yo mu ijuru, Kiliziya yo muri purigatori na Kiliziya yacu twebwe abari mu ijuru. Iyo tuvuze purigatori cyangwa isukuriro hari igihe tutabyemeranyaho na bamwe. Uhakana purigatori azasome ibaruwa ya mbere ya Mutagatifu Yohani Intumwa umutwe wa 5 umurongo wa 16 kugera kwa 21. Yohana avuga yuko hari icyaha kijana mu rupfu n'ikitajana mu rupfu. Yohana avuga yuko hari icyaha kibuza ubugingo bw'iteka n'ikitabubuza. Abakoze ibitabuza ubugingo bw'iteka bajya he? Igitabo cy'ubuhanga twumvise none kiti Imana irabasukura. Ngiyi inkomoko ya purigatori. Bavandimwe rero, kuri iyi si rimwe na rimwe turibwira ngo turakomeye, ngo ntaho rwaduturuka, ngo umunsi umwe ibuye ryarahagaze rirebye ibinomori biti nge biriya binomori mbihonze byahinduka ibitaka. Icyuma kiticeceka naguhonda ugahinduka umusenyi. Icyuma kiraceceka da, nako ibuye riraceceka icyuma kiravuga. Icyuma kivuze umuriro uraka, tiningera kuri dogari 3000 mu kanya urashonga. Icyuma kituzi ko dogari 3000 z'umuriro zituma nshonga koko. Umuriro uraka nuko amazi asuma araza unyuramo. Amazi ati ndakomeye. Mu muhanda haza ibidendezi. Umunyarwanda abibonye aca umugani atari ikizengo hatega Kamena na Nyakanga. Ubwo ibyuka 6 n'uko 7 biracana. Ubwo izuba riracana ibicu biraza birabudika. Ibuditse izuba ibura uko ritesha abantu umutwe. Ibicu biti kumva kuri akagabo. Buri abantu bo kugasumo ntibari bazi ko bagiye kubona imvura ngaho gwayo. Umuyaga uraza ibihuha ko kandi bijyana nk'imutete. Umuyaga uti ndakomeye. Umuyaga uti njyewe rero uko mundeba sinkangwa n'abakobwa bambara 1 for 1. Uko nabambara kubita ihuku iyo nazigezemo wereka ko ndakagabo. Abantu mutaraba viziyo mwihangane. Utwenda bita 1 for 1. Utwenda abakobwa ba viziyo bambara gaturukana hejuru y'ibera kamuteri namwe ikiganza ati 1. Kongera gaturukana hejuru y'ikibera ati 1. Akambara kuva kugira no kuva kugira handi ntumba zikiba gihari. Nito bita 1 for 1. Umuyaga uti ntabwo nkangwa n'abariya bambara utwa tugufi n'utureture nduhuha nkabiya bya padiri babona ko ndakagabo.
umusozi uraza uhagarara imbere y'umuyaga utikura akagabo ngaho huhibye imbere yanjye uwe n'inyuma yanjye. Umusozi ugaca ibintu imbere y'umusozi ariko inyuma y'umusozi byose umuyaga. Umusozi uti ndakomeye. Mwene muntu aba araje arawuzamuka ageze hejuru ashyiraho ibendera ati naratsinze, Imana ntiyamaye gutegeka ibiremwa. Atangiye kwivuga urupfu ruraza ruti nta mikomerere yawe. Mikomere yawe ni nk'icyatsi mu murima. Icyatsi mu gitondo kiba kiriho saa sita kikaraba ku mugoroba kikuma. Nawe uriho saa sita ku mugoroba ati bya wa muntu birarangiye. Nta mikomerere yawe. Mwene muntu atari wowe. Ibiremwa Imana yamaye gutegeka nimuze mupfukame mu nyikize turamye urupfu kuko urupfu rutugera amajana. Ibiremwa biraza ngo bikikize muntu biramye urupfu birusenga. Mu gihe bigiye gusenga Yesu araza ati ceceka rupfu naragutsinze. Nagutsindiye ku isi ugikuzimu naho ngusanga ndagutsinda. Nkura yabanje nta jambo ufite. Ku isi batamene. Mu ijuru batamene. Utareruye. Gitumye duhagarara ahangaha nuko tuzi ko urupfu rwatsinze. Kuba turi ahangaha imbere ya Pasikaziya tukagira icyo tuvuga nuko rwatsinze. Ubu twese tuba twumye. Ariko Yesu yaduhaye uruvuge. Ukomera rero ni ukomera kuri Yesu. Ukundi gukomera kose twaturu kwibeshya. Inshuti ya mbere ni iyi. Ni ibintu. Inshuti ya kabiri ni indi. N'abana. Mutara akenda keza. Umunsi wo kumushyingura mu isanduku ugasanga yambaye ikositimu na karuvati ameze gutya. Yabibonye se ko mwayimwami. Gasanga bamukuriye. Uwo muntu senga. Abantu rero bagukorera ibyo byose bakabati ubuvuzi. Imodoka zihagarara birurira. Biragenda. Amafaranga ashizemo iti konvoyeri turahagarara. Inama yishyura 1000 irasohoka. Imbwa yishyura inote ya 2. Mu gihe konvoyeri ari gukora mu mufuka ngo ayigaruze ihene ica mu idirisha ibiragiye. Konvoyeri abwira imbwa ati jya kuzana mugenzi wawe nutamuzana sinkugaruze. Imbwa isohoka igiye kureba ihene. Konvoyeri abwira shoferi ati tugenda abagenzi badutesha umwanya ntitubakeneye. Imodoka ibiratsinda. Imbwa ihindukiye isanga imodoka yagiye. Imbwa iravuga iti iriya modoka sinayifashe plaque ariko imodoka zose ni imodoka iyo nzabona izangarurira. Kuko muzabona imbwa nyinshi zicwa n'imodoka. Ibona imodoka ruguru irigahagarara muhanda iti simva mutayampaye. Imodoka ikayinyura hejuru iti jya ufata plaque tureba igihe gitishyuye. Izindi iyo zibonye imodoka yahise ziriruka ziyuma mu nyuma. Biragoye ko wabona imbwa ibona imodoka ntiyiruke. Ngarurira. Imbwa itari kwa gifata plaque. Imodoka gifata plaque sinjewe. Ihene iyo iziritse ku mukingo muzacunga nyinshi zitwa n'ibiziruka. Ibona imodoka igasimbuka iti baramfashe ndayakura ikiziko kitihama hamwe. Nyinshi zifatwa mu ziriko zigapfa. Intama yo niyo wayizirika mu muhanda ivamo yitonze kwa mwishyuye. Narishyuye. Igenda neza. Hari abakristo batazi gukora ibyo bagomba gukora ngo babikorere ku gihe. Bakaba bategereje ifirimbi ya nyuma. Abakristo batazi kurangiza inshingano zabo hakiri kare. Uyu munsi nahawe ejo sahawe. Umwanya rero baje guherekeza umuvandimwe wacu n'uwanje nawe ngo twibaze. Ese narishyuye? Umuvandimwe warishyuye? Urabiraza kabinda imuyoye kandi muhora mu biganza ngenura zataha Yerusalemu nshya Oh
n'ishyari nacyo cyanyu kinyura Imana Data ushobora byose. Nyagasani Imana yacu nogerwa n'aya maturo tuguhereje, maze umuyoboke wa Pasikasiya Mukarwego umwakire mu ikuzo ry'ijuru, abona iteka n'umwana wawe dufitanye ubumwe, ubigirije igitambo gitagatifu ku bwa Kristo umwami wacu. Nyagasani Yezu nabane namwe. Imitima yanyu nihugukire iby'ijuru. Tuyerekeje kuri Nyagasani. Dushimire Nyagasani Imana yacu. Birakwiye kandi biratunganye. Ni koko birakwiye kandi biratunganye. Ni ngombwa kandi birimo agakiza ko tugushimira iteka n'ahantu hose. Nyagasani dawe nyir'ubutagatifu, Mana ishobora byose ugahora witeka. Nubwo urupfu ari twe twarwiterereje, urukundo dukunda n'ubuntu tugirira, nibyo dukesha gucungurwa na Kristo wawe watsinze urupfu, maze twamara gupfa biturutse ku cyaha, tugahamagarirwa gusangira nawe ubugingo buhoraho. Nicyo gitumye twifatanya n'ingabo zo mu ijuru, ngo natwe no ku isi twamamaza ubuhangange bwawe, duhanikira icyarimwe igisingizo cy'izina ryawe, tuvuga ubudahwema tuti Nyir'ubutagatifu, Nyir'ubutagatifu, Nyir'ubutagatifu. Nyagasani Imana, Nyagasani Imana, umutegetsi w'ingabo. Nyir'ubutagatifu, Nyir'ubutagatifu, Nyir'ubutagatifu. Ijuru nisigize ikuzo ryawe, ntabwo impundu mu ijuru, ntabwo impundu mu ijuru, ntabwo impundu mu ijuru. dawe nyir'impuhwe zahebuje, turagutakambira tugusaba ku bwa Yezu Kristo umwana wawe n'umwami wacu, ngo wakire amaturo y'isugi maze uyahe umugisha. Tuyaguturiye mbere na mbere Kiliziya yawe ntagatifu Gatolika, tugusaba ngo uyisakaze mu mahoro, uyiragire uyibumbire mu bumwe kandi uyigenga aho iri hose. Tuyagutuye dufatanyije n'umugaragu wawe Papa wacu Francisco, n'umwepiskopi wacu Sereveriyani Nzakamwita, n'abagaragu bawe bose b'indahinyuka, n'abandi bose bashinzwe kwemera Gatolika ukomoka ku ntumwa. Nyagasani wibuke abayoboke bawe bo mu muryango wa Mukarwego Pasikasiya dusabira. Wibuke n'abateraniye hano bose, usanzwe uzi ukwemera kwabo n'ubuyoboke bwabo,
tuba turi igitambo kigusingiza kandi nawe ubwawe kigutuye bisabira basabira n'ababo bose ngo babe gucungurwa umukiro no gutunganirwa bizeye. Ni wowe bayobotse Mana ihoraho, Mana y'ukuri, Mana nyir'ubugingo. Twibumbiye hamwe twibuka kandi twubaha mbere na mbere umuhire Mariya ubengerana ikuzo, umubikira iteka nyina w'Imana Yezu Kristo umwami wacu. Twibuke kandi na Yosefu mutagatifu umugabo w'uwo mubikira, n'intumwa zawe ntagatifu n'abo bagupfiriye, Petero na Paulo, Andereya, Yakobo, Yohani, Tomasi, Yakobo, Filipo, Bartolomayo, Matayo, Simoni na Tadeyo, Lini, Kleti, Clementi, Sixti, Corneli, Spiriani, Laureni, Crisogoni, Yohani na Paulo, Cosima na Damiyani n'abandi batagatifu bawe bose. Girira amasengesho yabo n'ibyiza bakoze, maze uje uhora udutabara kandi uturengera muri byose. Iri turo tuguhereje rero Nyagasani, twebwe abagaragu bawe n'umuryango wawe wose, turagusanga uryakirane ubwuzu, maze ibihe turi mu bisakaza amahoro yawe, uturinde umuvumo w'iteka, kandi wemere ko tubarirwa mu rugaga rw'intore zawe. Turagusabye Mana y'ishema, iri turo ryarobanuwe mu yandi yose, uriho umugisha, uryakire, urishime, uritagatifuze, rikunogere, maze rihinduke, ritubere umubiri n'amaraso by'umwana wawe ukunda cyane, Yezu Kristo umwami wacu. Araye ari budupfire, yafashe umugati mu biganza bye bitagatifu, yubura amaso areba hejuru, akurangamiye wowe Imana se ushobora byose, agushimira avugiraho amagambo y'umugisha, arawumanyura, nuko awereza abigishwa be avuga ati nimwakire maze muryeho mwese, iki ngiki koko ni umubiri wanje ugiye kubatangirwa. Nkuko yari amaze kubigenza, barangije kurya, iyi nkongoro itagereranywa ayifata mu biganza bye bitagatifu, nanone agushimira yivugiraho amagambo y'umugisha, nuko ayereza abigishwa be avuga ati nimwakire maze munyweho mwese, iyi ngiyi koko ni inkongoro y'amaraso yanje y'isezerano rishya kandi rizahoraho iteka, agiye kumenerwa mwebwe n'abandi bose kugira ngo mugirirwe imbabazi z'ibyaha. Ibi mujye mubikora bibe urwibutso rwanje. Iri ni iyobera rikomeye ry'ukwemera, igihe cyose tutuye umugati tukanywa kandi kuri iyi nkongoro, niho twamamaza urupfu rwawe Nyagasani, kugeza igihe uzaza mu ikuzo. none rero Nyagasani, twebwe abagaragu bawe hamwe n'imbaga yawe ntagatifu, turibuka ibabaro rihire ry'umwana wa Yezu Kristo umwami wacu, hamwe n'izuka ryava mu bapfuye n'izamuka ryatahanye ikuzo mu ijuru. Kandi Mana y'ishema, tubigize tuguturukiye igitambo kivuye mu byiza waduhaye, igitambo cy'isugi, igitambo gitagatifu, igitambo kitagira inenge, mugati mutagatifu utanga ubugingo buhoraho n'inkongoro y'umukiro w'iteka. Byerekezeho uruhanga rwawe ubirebane impuhwe n'ubwuzu, nuko ubyakire nk'uko wemeye kwakira amaturo y'umugaragu wawe abera intungane, n'igitambo cy'umukurambere wacu Aburahamu, nicyo watuwe n'umusaseridoti wawe mukuru Melikisedeki, igitambo gitagatifu, ituro ritagira inenge. Turagusaba tukwinginga Mana ishobora byose, wemere ko iki gitambo kigezwa n'umumarayika wawe mutagatifu kuri alitari yawe yo mu ijuru, imbere y'uruhanga rwawe Mana y'ishema, kugira ngo twese abasangiye alitari iyi ngiyi, niduhabwe umubiri n'amaraso bitagatifu by'umwana wawe
ize kudusenderezamo ingabire n'imigisha y'ijuru. Buke kandi Nyagasani umuyoboke wawe Pasikaziya Mukarwego wadutanze kukwita barangwa n'ikimenyetso cy'ukwemera akaba aruhukiye mu mahoro. Uyu nguyu Nyagasani hamwe n'abandi bose baruhukiye muri Kristo turakwinginze ngo ugire impuhwe maze ubashyire ahantu h'uburuhukiro, urumuri n'amahoro. Natwe kandi abayoboke bawe b'abanyabyaha bizeye impuhwe zawe zahebuje, uradeye kuzabana n'intumwa zawe ntagatifu nawe bagupfiriye, Yohani, Stefano, Matiyasi, Barinaba, Inyansi, Alexanderi, Mariselini, Petero, Felicita, Peripetua, Agata, Rusiya, Anyesi, Cecilia, Anastasiya n'abandi batagatifu bawe bose. Turakwinginze uzadushyira hamwe nabo utitaye ku gaciro k'ibyo twakoze, ahubwo ukurikije impuhwe usanzwe utugirira ku bwa Yezu Kristo umwami wacu, ari nawe nyine uremesha iteka ibi byiza byose Nyagasani, ukabitagatifuza, ukabibeshaho, ukabiha umugisha, maze ukabitugabira. Dawe Mana ishobora byose, icyubahiro cyose n'ikuzo ryose ubishyikirizwa na Kristo, ukabihabwa hamwe nawe, ukabiherwa muri we, mu bumwe bwa Roho, mu butagatifu, uko ibihe bihora bisimburana iteka. Nyagasani Yesu Kristo wowe wabwiye intumwa zawe uti mbasigiye amahoro mbaha amahoro yanjye, ntiwite ku byaha byacu ahubwo wite ku kwemera kwa Kiliziya yawe, maze ku bushake bwawe uyihe amahoro kandi uyibumbire mu bumwe, wowe ubaho ugategeka iteka ryose. Nimugire iteka amahoro ya Nyagasani. Tudakoranyeho mu rwego rwo kwirinda korona, twifurizanya amahoro. Nyagasani dore ntama w'Imana, dore ukiza ibyaha by'abantu. Nyagasani simwe wakwinjira mu mutima wanjye, ariko uvuga ijambo rimwe gusa ubona gukira. Kristo Yesu akuzwe iteka ryose. Tugeze mu mwanya wo guhazwa, bagira ngo twibukiranye ibintu bibiri by'ingenzi. Cya mbere nuko muzi ko twugarijwe n'icyorezo cya coronavirus. Mu guhazwa rero tugomba kwibuka icyo kintu, ntituze duhekeranye ngo tugire dute. Tugomba kwibuka icyo kintu. Cya kabiri nicyo Kiliziya idusaba iyo twahuriye ahantu hari abantu bafite ukwemera kunyuranye. Umusaseridoti hari ahantu agera mu gitambo cy'Ukarisitiya akavuga ati iri ni iyobera rikomeye ry'ukwemera. Benshi baravuga bati buriya padiri harakana bakinze ko cyavuze iyobera. Iyobera rero mu rurimi rw'ikigerekere naho turikomera mysterion, bivuga ikintu kirenze ubwenge bw'umuntu, ikintu kiri cyo ariko ubwenge bwacu budashobora kumva ngo buheraheze. Kubera iki umusaseridoti abivuga? Mbere yuko mvuga amagambo nari maze kuvuga, imbere yanjye hari umugati usanzwe na divayi usanzwe, ku buryo wari kuzana ari kumwihera akarya pe afite inzara. Ariko nyuma y'ariya magambo, icyari umugati cyabaye umubiri, icyari divayi kiba amaraso, ku buryo niyo waza ukamfatiraho imbunda aho kubiguha nakwemera ukanyica.
niyo mpamvu rero mvuga iri n'iyobera rikomeye ry'uko wemera no kuvuga ngo byarangije guhinduka nubwo n'ubwenge bwanjye butabyumva nanjye ubwanjye ariko ibiba byabaye. Iyobera ni ikintu kiri cyo ariko ubwenge bw'umuntu butumva neza. Agira ngo rero nibutse yuko abagiye guhazwa ni bande? Nabemera ko hano imbere yacu hari umubiri n'amaraso bya Nyagasani. Ni abakristu gatolika gusa nabo badafungiwe amasakaramentu. Yesu nshuti yacu mwini wacu tubane mwini wacu mwini wacu mwini wacu ino tubanire iwacu uduhindure bashya tuduhabwe twisukuye. Yesu nshuti yacu mwini wacu tubane mwini wacu mwini wacu ngwino twibanire. Udatuza tuba
wacu turakwinginze umuyoboke wawe Pasikaziya Mukarwego umuye kwinjira mu ngoro yawe iganje mu rumuri n'amahoro abikesha igitambo cya Pasika tumaze kumuturira ku bwa Kristo umwami wacu. Muri aka kanya tugiye gukoresha uburyo bwo kwihutisha ubuhamya dukurikije aho amasaha ageze, kandi ngira ngo mumfashe dushimire padiri waduturiye igitambo cy'Ukarisitiya kugira ngo dusabire umuvandimwe wacu. Mumfashe rwose twe kubigira umuvandimwe wacu turishimira ko yatabarutse, kuko igihe kiragera ni kuri buri twese. Hanyuma mu kanya hakaza kubaho gutanga ubuhamya uko buza gukurikirana. Turaza kubanza Pasiteri Matayo, hanyuma hakurikireho Sorina, nyuma haraza gukurikiraho umuramu wa nyakwigendera. Rero uyu nguyu tugiye gushyingura mu kanya, Pasikaziya Mukarwego, yavutse mu mwaka w'1938. Ni umukristo gatolika kandi wahawe amasakramentu yose, kuko yabatijwe kera. Paruwase yari hano ubu ni kuri diyosezi ya Byumba, paruwasi yitwaga Buhambe. Nicyo gihe yabatirijwe rero, kandi tugira n'amahirwe y'uko yitabye Imana yarahawe amasakramentu yose. Yashakanye n'umugabo we nawe uherutse kwitaba Imana hashize imyaka mike, mu mwaka w'2018. Yohani Bosco Ntumwa, kenshi twakundaga kwita Yohani Ntumwa, nawe Imana imuhe iruhuko ridashira. Uyu mubyeyi rero duherekeje we bombi ba nyakwigendera babyaye abana 8, harimo abakobwa 4 n'abahungu 4. Yitabye Imana afite abuzukuru 57 n'abuzukuruza 29. Dukomeze tumusabire, kandi yakunze kugira imibanire myiza ababanye nawe bose nk'uko bakomeje kujya batubwira. Twaragenderanye, ni umuntu wabayeho gikristu, agakunda Imana, agakunda kwerekana ko ari umukristo nyawe, akabyerekana mu bavandimwe, akabyerekana mu bo babana bose. Imana rero Pasikaziya, Imana iguhe iruhuko ridashira, ikwicaze mu bayo. Murakoze. Ndagira ngo rero muri aka kanya abagiye gutanga ubuhamya, tugiye gutangira ubuhamya hano nk'uko nababwiraga, kuko aho tuza kumushyingura hano aho bateguye, ntago twese turi bubone uko twahagarara kugira ngo twumve ubuhamya nk'uko buri buze gutangirwa hano. Turabutangira hano, hanyuma igihe cyo kumuherekeza tuze kugenda, abashobora kuhahagarara nibo bahagera, abandi baraba bari inyuma. Nsabe rero Pasiteri Matayo, nawe nk'umuntu usanzwe amenyereye kuyobora gahunda, acunguza uburyo umwete, aze gukurikirwa na Sorina. Murakoze. Nagira ngo mbere ya byose banze mbashimire kuba mwaje kwifatanya natwe. Imana ibahera umugisha, kandi iki gikorwa mwakoze Imana igikibirukiraho. Ngiye gutanga ubuhamya
w'uyu mukecuru witabye Imana nk'uko wayo yabibabwiye. Umusaza yitabye Imana muri 2018 aramusiga. Imyaka ishize murumva ko yari igiye gushyikira 4, ariko mu by'ukuri uhamya ntanga muri abo bana babyaye ndi umwana wa 3, ni ukuvuga ngo nifura mu bahungu. Ababyeyi bacu ikintu cyabaranze ni uko baduhaye uburere bwiza. Nibuka cyane uyu mukecuru utabarutse yatwigishije ikintu cyitwa gusoma. Bigaragara ko atigeze agera mu ishuri, ariko wasangaga ahatirira abana be kugira ubwenge. Ikindi kintu nasanze yankoreye nkiri umwana muto ni uko biriya byo kubanga umupira, yambangiraga agapira agashyiraho umugozi akagendana ku ishuri. Ikindi natanga ubuhamya cyane, ababyeyi bacu baranzwe n'ubukristo nkuko bababwiye mu idini rya Kiliziya Gatolika, bari barabyinjiyemo neza. Kuko mu mabyiruko yabo ntabwo bajyaga baryama batavuze ishapule. Umusaza amaze gutabaruka, umubyeyi nawe yakomeje kubaha Imana. Ntekereza nk'uko mubona yatabarutse, ikintu cyatumye atabaruka yagize impanuka yo kuvunika, avunikira aha mu rugo. Cyokora yagize ububabare cyane. Ejo bundi kuwa 4 nibwo nabonye ko agiye kurangiza urugendo, nawe akambwira ati nubwo mbona ntago ngihari. Ikintu nagiye mufasha namubwiraga nti ujye usaba Imana wakira ubugingo bwanjye mbabarira. Ejo yitaba Imana, mu gihe umwuka we naguhera yabaga ijambo ngo mbabarira. Nari mpari hano na mushiki wanjye. Cyokora mu by'ukuri ntabwo twamenye igihe yagendeye, ndetse ko twagiye kureba usanga yasinziriye. Nkaba narangiza rero nshimira ababyeyi bacu uburere baduhaye, natwe tuzagera ikirenge mu cyabo. Imana ibahe iruhuko ridashira, kandi namwe Imana ibahe umugisha. Murakoze. Imiryango naje kwifatanya natwe muri ibi twahuye nabyo, mugira amahoro y'Imana ndabashimisha. Nitwa Mukakidende Sorina, nkaba ndi mushiki wa Ntumwa Yohani, muramukazi wa Mukarwego Pasikaziya. Yari umubyeyi mwiza cyane. Njyewe nari mutoya, mbese nsa nkaho nanjye naba ndi umwana we. Twagiranye ibihe byiza kugeza igihe nshakiye, nta gitutsi cye nigeze mbona. Yabanaga n'abantu bose neza. Ikindi navuga ni uko Pasikaziya yagize ubutwari muri ubu burwayi bwe. Nubwo yabaga ababaye, yaravugaga ati njyewe ndababaye sinzi ko nzakira, ariko Imana yo mu ijuru izanyura amahoro. Ukabona yihanganye, ukabona atuje, ukabona akunda gusenga. Mu by'ukuri nta kintu kibi namuvugaho. Yaduhaye uburere, nanjye nari nk'umwana we muri uyu muryango, kandi ndi muramukazi we kugeza igihe nshakiye. Nshaka tubanye amahoro kugeza n'iyi saha. Imana imuhe iruhuko ridashira, kuko ntabwo asize umuco mubi, kuko yatureze neza hamwe n'abana, hamwe n'abaturanyi. Imana imuhe iruhuko ridashira. Umukecuru mureba ni masenge, afite imyenda kabiri, ariko mu mibereho ye ngende ubwo nabuze ababyeyi, ariko nabonaga mufite, nkumva nta kibazo mfite, najya no mwisanzura nishyira mwiza. Gusa ntabwo navuga byinshi, gusa icyo nashima mu burwayi bwe. Amaze gufatwa njyewe nagiye kumusura, maze kujya kumusura baravuye kwa muganga yari haruguru, ati mwana wanjye, ati cyo kora icyo musabye mujye musabira. Ubwo mu buzima bwanjye nawe yampaye akantu ko kugira ngo natindaga kugera hano, ati ntabwo uheruka kuza hano. Twagera hano ati mwana wanjye, ati senga, tugasenga tukafatanya isengesho. Ubwo ikintu cyane cyagize ejo bundi ku cyumweru nibwo naje hano, ubwo harimo no gusoza urugendo, ubona ko imbaraga ari nkeya, ariko ubwo tuvuganaho. Ikintu nashimye n'umuvandimwe nasanze none nabwiye mbabarira ngerereyo, usanga bavuze ishapure y'impuhwe z'Imana, banjye bakubikizaho indi shapure. Ubwo tuvugana akantu gakeya,
ngiye gusezera ngiye gutaha ati mwana wanjye ugenda amahoro nabwira Sirayani gusa nashima Imana ko atabarutse neza kandi ko yakundaga gusenga iyo wazaga hano numvaga agomba kumfatanya isengesho nkaba nashima rero yuko atabarutse mu mahoro ntigeze yinura mu burwayi bwo musanga yagize gutya na gutya usanga yirambiwe gusa icyo nashima Imana ni uko aruhutse agaruhukiye mu mahoro kandi akaba yakundaga Imana umuheruka udashira. Wahagararira abandi yigire imbere kugira ngo adufashe dusingize Imana ari hafi. Abakoze twanje gushimira Imana yaduhaye ababyeyi beza, ababyeyi b'abakirisitu kandi badutoje uburere bwiza kugeza n'uyu munsi tukigugenderamo. Icyo dushima Imana kandi ni uko mukecuru wacu akiri umukirisitu agikunda Imana kandi akidukundisha. Njyewe ndi umwuzukuru, umukecuru ambera umubyeyi mwiza, ambera mama, ambera byose. Igihe cyose nari mukeneye kandi nari mukeneye hose yakomeza kugenda anyitaho, angira inama, asengera ku manywa n'ijoro. Ntagihe nazaga nkamureba ati Yezu na Mariya babane nawe, Yezu na Mariya bagufashe, nawe mfite ikibazo ati Yezu na Mariya bagufashe kugira ngo gikemuke. Kandi ibyo ngibyo nkabyizeriramo ibyo nari mfite ikibazo nari mfite kigakemuka. Yakunze kujya mbwira mbere ntarubaka urugo, akajya mbwira ati Imana izamfashe izatabaruke narabonye umufasha wawe ndetse n'abana. Nawe ati nimara kubabona nishaka nzitahire, ibyo bizaba bihagije. Ndashimira Imana rero ko imucyuye, umufasha aramubonye ndetse n'abuzukuruza be yarababonye, kandi nta byumweru byari bishize bibiri abuzukuruza be baje kumusuza hano. Ndashimira Imana ko ibyo yabisabye byose yabimuhaye. Ni byinshi rero yadufashije, adutoza imico myiza, adutoza gusenga. Icyo twavuga mu magambo makeya, aruhukire mu mahoro kandi nubwo bagiye basize abantu b'abagabo bazajya ikengera icyabo. Murakoze. Yesu yaravuze ati nijazuka n'ubugingo, unyemera naho yaba yarapfuye azabaho. Byongeye umuntu wese uriho kandi akanyemera ntateze gupfa. Ni mucyo rero turagize umuvandimwe wacu Pasikazi Mukarwego impuhwe z'Imana. Turaje dusubiramo inyikirizo tuti umugaragu wawe Nyagasani umuvanye ku isi, uramuhamagaye arakwitabye mu iruhuko ridashira, aha turabigusabye. Umugaragu wawe Nyagasani umuvanye ku isi, uramuhamagaye arakwitabye mu iruhuko ridashira, aha turabigusabye. Nyagasani waririye ku mva ya Lazaro, duhanagura amarira turabigusabye. Umugaragu wawe Nyagasani umuvanye ku isi, uramuhamagaye arakwitabye mu iruhuko ridashira, aha turabigusabye. Wowe wasubije abapfuye ubuzima, dore umuvandimwe wacu Pasikazi w'ubugingo bw'iteka turabigusabye. Umugaragu wawe Nyagasani umuvanye ku isi, uramuhamagaye arakwitabye mu iruhuko ridashira, aha turabigusabye. Wowe wasezeranyije ijuru igisambo cyagusabye imbabazi ku musaraba, tugereza umuvandimwe wacu Pasikazi mu ijuru turabigusabye. Umugaragu wawe Nyagasani umuvanye ku isi, uramuhamagaye arakwitabye mu iruhuko ridashira, turabigusabye. Uyu
umuvandimwe wacu Pasikaziya Mukarwego wamutungishije umubiri wawe n'amaraso yawe, mwakire mu mukiro w'ingoro yawe turabigusabye. Mugaragu wawe Nyagasani umuvanye ku isi, uramuhamagara yarakwitabye mu iruhuko ridashira, natwe abasabiriye umuvandimwe wacu Pasikaziya Mukarwego dukomereza mu kwemera no mu kwizera ubugingo bw'iteka turabigusabye. Mugaragu wawe Nyagasani umuvanye ku isi, uramuhamagara yarakwitabye mu iruhuko ridashira, turabigusabye. Nyagasani Mana yacu, girira impuhwe umuja wawe Pasikaziya Mukarwego, ugirire ko yahoze yifuza kukubera umuyoboke udahemuka muri Kiliziya Gatolika, maze ureke kumaranira ibicumuro bye. Ukwemera kwe kwamuhuje n'umuryango w'abemera, ubuntu bwawe nibumuhuze n'inteko y'abamarayika n'abatagatifu bawe, ubwa Yesu Kristo umwami wacu. Bavandimwe, dukore gikristo uyu murimo wo guhamba, twingingana ukwemera Imana yacu kuko ibyaremwe byose ariyo bibereyeho. Tugiye guhamba umubiri wagenewe gupfa w'umuvandimwe wacu Pasikaziya, dusaba Imana izamuzura afite imbaraga, imushyire mu mubare w'abatowe, izamugirire mu gihe cy'urubanza, kugira ngo namara gukira urupfu akire n'umwenda wose, maze asenderezwe ibyishimo bitazashira. Amina. Nyagasani Mana yacu, twemera ko umwana wa Yezu Kristo yapfuye kandi akazuka, kandi yadusezeranyije ko abamwemera natwe tuzabaho. Ni muri uko kwemera rero duhaye umugisha uyu murambo w'umuvandimwe wacu Pasikaziya, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Duhaye uyu muvandimwe wacu Pasikaziya, nikigaragazwe n'aya mazi y'umugisha, dutera umubiri we, maze amasengesho tumuvuga tumusabira nayo yakirwe n'Imana, kandi nawe yaje adusabira igihe dutegereje izuka ry'imibiri yacu.
nyagasani tugusabye kwakira umwana wawe Pasikazi Mukarwego atabarutse kuri iyi si, muhe kubana nawe kandi rero kubera intege nke z'abantu yaba yaragucumuyeho umugirire imbabazi wowe nyiribambe kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amasengesho yatugirira akamaro imbere y'Imana kandi ayacu aje amufasha igihe tugitegereje izuka ry'imibiri rizaduhuriza twese mu mahoro. Pasikazi Mukarwego, abamarayika bakujyane mu ijuru, nugere abaho Imana bakwakire bakugeza mu murwa mutagatifu wa Yerusalemu, maze numara gushira impumu natwe wasigaye inyuma uratwibuke. Urugaga rw'abamarayika nirukwakire maze ubone iruhuko ridashira hamwe na Lazaro wahoze ari umukene. baranubungwa kagiza iyo nakomeretse aranyomora nkaba muzima ngo mu rugendo ntabwo ndi jyenyine nasiga nzataha Yerusalemu nshya aho mama ntegereje Mana yanjye ndaje Mana yanjye iyo nibutse ko wivugiye uti jyewe ndi umushumba ukuragiye nzohereza roho wanjye akumvisha ibyo navuza ku marumo umbere ubuhamya Kristo, igihe umaze gatatu mu mva watagatifuje imva z'abakwemera, ni nayo mpamvu imva y'umuntu wari twibutsa ko tuzazuka. Girira ubuntu bwawe umuyoboke wawe Pasikazi Mukarwego kuruhukana amahoro, uhe n'umugisha iyi mva igiye kubika umubiri we kugeza igihe uzamuzurira mu rumuri rw'iteka, aho uzaduha kuzuka no kubaho iteka ryose. Amen. kuko nzataha Yerusalemu nshya aho mama ntegereje yashyize mu zindi ntama zakunda nishima waduha urukundo rutuma twegamirana buri gihe iyo nzira yose dutera ni ngombwa tunongewe nzataha Yerusalemu nshya aho mama ntegereje Mana yanjye ndaje Mana yanjye iyo nibutse ko wivugiye uti jyewe ndi umushumba ukuragiye nzohereza roho wanjye kuko Imana ishobora byose yashatse kwihamagarira umuvandimwe wacu Pasikazi, tugiye kubika umubiri we mu gitaka kugira ngo usubire aho waturutse. Kandi kubera ko Kristo yazutse ari uwa mbere mu bapfuye, akaba ari nawe uzaha umubiri wacu gusa n'uwe wazutse, muze dutakambira umuvandimwe wacu kuri Nyagasani kugira ngo azamuzure ku munsi w'imperuka, amushyire mu batagatifu mu bwami bwe.
nyagasani mu iruhuko ridashira maze urumuri rw'iteka rumumurikire aruhukire mu mahoro. amin nyagasani mu iruhuko ridashira maze urumuri rw'iteka rumumurikire aruhukire mu mahoro. Amen. nyagasani mu iruhuko ridashira maze urumuri rw'iteka rumumurikire aruhukire mu mahoro. Amina. ibyo navuza ku marugo nishima nkanogerwa kuko nzataha Yeruzalemu nshya aho mama ntegereje yasezeranije kuzanjyana kwa data maze nezerwe musingize murori jabiro najyana muri ruhanda mpumuriza nzataha Yeruzalemu nshya
amahaza jagahate mu tunyamaswa tuzima n'ibiguruka biguruke munsi y'ikirere. Ni wowe wavuze utubutaka ntibubyara inyamaswa nzima. Koko naho kikunanira Mana waremye byose, naho kikunanira. Koko naho kikunanira, wowe wabisesekaje umugisha wawe ukabira kubaho, naho kikunanira. Waravuze uti noneho duhane muntu kw'ishusho ryacu mu misusire yacu, ategeka isi. Uhoraho, ibyo wahanze ntibigusingize, n'ibitamine z'imbere yawe byiyereke, n'ibigaragaza ikuzo ryawe. Uhoraho, ibyo wahanze ntibigusingize, ibitaminiza ibigaragaza ikuzo ryawe. Turagushimira kuko watonesheje muntu, ukamuhitamo mu byo waremye ngo abigenge, ukamuha ubwenge n'umutima ngo abiyobore. Nawe nagukuze by'akarusho, afite umunezero gukuza. Turakurata, turagushima, turagusenga, turagushimira ikuzo ryawe ryinshi. Turakurata, turagushima, turagusenga, turagushimira ikuzo ryawe ryinshi. Wowe Nyagasani Yesu, tuwawe ungenza uko ushaka, tuwawe, 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 tuwawe. Nyagasani cyo ungenza uko ushaka, unyihera. Mu gushyiraho indabo harabanza abana ba nyakwigendera yarikuremo. haraza gukurikiraho umuryango, ururabo rwateguwe n'umuryango wa Manirakiza Emmanuel, hanyuma hakurikireho umuryango wa Gakwenzire, hakurikireho abuzukuru, nyuma yaho haraza gukurikiraho abandi bose bazanye indabo batatumenyesheje. Tuwawe
iteka ryose urundi ruhande yifashe ahimbazwe. bose turabashimiye umuvandimwe wacu uri n'umubyeyi. uyu mubyeyi rero yabaye umubyeyi koko, gahunda z'ababyeyi yarazubahirije kuko yari yarafashwe, yari yaranakuwe. iza leta nazo yari yarazubahirije, yari yaranditswe byemewe n'amategeko. iz'Imana nazo kuko yari yarasezeranye mu bihe yabayemo, yakundaga gusenga kandi urugo rukabira. ntabwo mbeshya byaberaga ku mugaragaro, ntawazaga muri uru rugo ngo abure ifunguro. rwose yakundaga kwakira abantu kandi agakunda gusenga Imana. ubundi buhamya namutangaho ni uko mu bihe byose naho umugabo w'Imana imuhamagariye, yakomeje gukurikirana ijambo ry'Imana. ntabwo yajarajaye, yakomeje kuba muri uru rugo umugabo we yamusizemo. none ni namwe asaziye. muri makeya rero kugira ngo norohere n'abandi, Imana imwakire umuhiruko. Mwiriwe neza. mu izina ry'umuryango bagira ngo tubashimire igihe cyanyu mwaduhaye, tubashimire kuza kudufata mu mugongo. agira ngo mwese mwumve ko tubashimiye kandi tuyifuriza kugira ngo iki gikorwa mudukoreye namwe muzagikorerwe n'abandi, kandi n'Imana y'ikibahera umugishinge byose. andi magambo navuga ni uko umaze guherekeza umubyeyi, tumuhaye mu rugendo hariya hirya ya Nyakagezi, abara hasi. ikindi ni uko ejo bene ntumwa bose bazaza hano mu rugo tukavuga. ikindi tuzagira ikiriyo ku itariki 22 z'ukwezi kwa gatanu. gukura ikiriyo ku itariki 22 z'ukwa gatanu. ndangije rero mbifuriza umugisha w'Imana, Imana ibamugisha. Nasubije ijambo umukuru w'umuryango, ariko kuba nanjye mbabona hano nk'umunyarwanda, nk'umuntu usanzwe w'inshuti y'uyu muryango, nanjye ubwanjye ndabashimiye. kandi umutima mufite ni uwo gutabara. abantu benshi batangiye kugenda bawutakaza, mwebwe muracyawufite. Imana ikomeze ibahe umugisha, mugire umugisha ku Mana, kandi n'umuco w'ikinyarwanda nawo ukomeze kuwubahiriza. hanyuma anyibukije yuko muza kunyura hariya mukaraba, kugira ngo habeho gusezeranaho neza nk'uko bisanzwe. murakoze. dusabe rero padiri yadusoreze. mu gitambo cy'Ukarisitiya ituro ryabonetse n'ibihumbi 7,820, akazasomerwamo misa. guhera ejo turakomeza kumusabira kugeza misa 7 zirangiye zavuye mu ituro ry'igitambo cy'Ukarisitiya. ndangiza urugendo nzaririmba, ningera mu ijuru nzanezerwa, nyuma y'akaga kose nzishima nambaye ikamba, ndi kumwe n'Uhoraho. nateye intambwe ntangiye urugendo, shitani ansubiza inyuma, yirahira mu izina rya Yesu, ntabwo nzasubira inyuma. urugendo nzaririmba, ningera mu ijuru nzanezerwa, nyuma y'akaga kose nzishima nambaye ikamba, ndi kumwe n'Uhoraho. Bikira Mariya Nyirimpuhwe, ko nawe ugeze kumva wagiyeho akutagamira ku murenge musabire cyitwa mwizera akugana kuganira rero umukiza ureke kumubwira byo kugezeho. tuwusingize Imana yaduhaye byiza.
umutima wanjye uhimbajwe n'Imana umukiza wanjye kuko yitegereje ubukene bw'umuja we dore kuva ubu ngubu amasekuruza yose azabita umuhere kuko nyir'ububasha yangiriye ibintu by'agatangaza izina rye ni ritagatifu kandi abamutinya bagirire impuhwe uko amasekuruza agenda asimburana nk'amasekuruza yerekanye imbaraga zimuri mu maboko yatatanyije abikuza mu bitekerezo by'umutima wawe yarananuye abategetsi bakomeye bava ku ntebe zabo maze akuza abakene abashonji abakwirije byiza maze abakire bagenda baramwasa yakaba Israeli umugaragu we kuko yibutse muwese nk'uko yari yarabibwiye abakurambere bacu agirira Aburahamu n'urubyaro rw'iteka ubawe data na mwana na roho mutagatifu nk'uko bisanzwe iteka ubawe n'ubu n'iteka ryose amina dusengeze Imana yaduhaye byiza eduha ubugingo bw'iteka Nyagasani Yesu n'abana nawe ushobora byose nabaha umugisha Imana